Sano, waje gukora umwaka turebe ise kutagikoze nasi nabwo ko ari gutanya rimwe ari kabiri yatenje kabiri no twari kane kutagikoze iyo telefone irimo kubarangaza twagisubiremo bebe urimo gusinzira ngo tugiye kuryama bakora umwaka ndabikubwira sibyo Niko wangore. Ni ikihe kibazo ufite gituma udafungurije? Iyi si yanjye? Karibu. Nanjye kuryamisha abana. Abana? Iyo byana byawe sura birutisha. Akoshe ntabwo ari abanjye igihe nyine nawe n'abawe. Tugomba gufatanya kubarisha. Ntabwo kurya mufite se. Ni ikihe kibazo? Karibu ku meza. Ni ikibazo cy'amafaranga. Ntabwo ndi ntabwo ndi. Nta kibazo cy'amafaranga gihari. Oya ni bara amafaranga ariko. Amafaranga ngahe ibyo byo kurya byawe ubisangire n'abandi. Nta amafaranga cyashije. Ngahe amafaranga. Ibyo byo kurya nawe ubisangire n'abandi. Mwiriwe karibu kiriya. Super. Yasupira hashi. Nangahe? Ni igihumbi. Okay, na imwe. Murakoze. Uraho neza Beatrice. Urashobora urabo. Amakuru ni meza. Meza neza. Ni meza uretse utugiripe abana bafite akenshi twatura. Iminsi myinshi Umeze abana bameze neza. bameze neza. Rero ndihuta reka mpahe. Umwana wenyine. Mpa iriya fanta nangahe. Iriya plastique. Mpa sito. Icyatanu. Mayoneze ni nangahe. Itanu. Oyo. Ndashaka amavuta amariti. Litiro y'amavuta. Pfunyikije. Shani uganiriye nzagaruka kukureba n'utakoze araje. Bya bindi uzi nyine bisanzwe. Hano ko nihuta ubundi ariko nagushaka. Tuzavugana rero. Ungaruriye menshi sha. Kariye menshi. Mwaje angahe? Urengeje igihumbi cyose. Ubuyo n'abandi ubona uko byagenze. Suko umuntu aragira ngaho ufite stress nyinshi haje. Ufite stress nyinshi. Shanya hangara. Nzagushaka. Ukuri pesa. Umunsi mwiza. Wasuhuze. Murakoze. Nawe mfite abakiriya ntabwo nari nayumvise pardon. Ngo niwe wamubonye neza niwe oye umva sawa reka nzi sibyo sawa.
Patrick natubwire ahantu bamera. Sha namwera Nyamirambo kabisa. Turaguca abandi. Abaze Nyamirambo byifashe bite? Baye ntabwo ndabona. Baratwiyise kabisa. Ntabwo tubwira ahantu bari baragiye niba utatubeshe. Ibintu by'icupa. Papa. Sesi. Iki mari kurangara? Sibuka John. Ni wewe. Uriya se? None. Nase kana kuri kimwe Kumana kabari. tuwe mali. Kumana byamucatse. Kwanza yuko no kanata yakabasha. amakuru ni meza umva rero nkubwire bari hariya urakata urugero Wabonye neza nababonye neza uragera hari urakata gutya muri aka gashonga nugera ku numero ya 3 Umuryango wa gatatu. ukomanga aho ngaho Umuryango wa gatatu. umuryango Abo wa se gatatu nibo? nibo Sawa. neza Reka umugabo wanjye. Umugabo wawe Umugabo wanjye nyine. ureba hano se? Beatrice. Urakora iki hano? Abo nojya kumukimura hamara. Iki bijya mbere ahangaha. Papa Sano. Uri kwiga kwanya kutakugiza ku rwego hano koko. Papa? Papa Sano? John. Cyavuga n'ukuri cyangwa arimo arabeshya? Ngaho se nikavuge. Kavuge ako ni agaki wandaye w'umukobwa. Uyu ni umugabo wanjye w'isezerano. Icyo yankora cyose nakihanganira. Papa Sano, ngwino tugenda. Papa Sano, sinzi ko aricyo ufite cyo kuba wambwira. Ariko ugenda gifite reka nkikubwire. Gutaha igicuku narabyihanganiye. Kuza wasinze unukira amayoga narabyihanganiye. Sinzi icyo wumva ushaka kugeraho. Ugeze aho uza abana bati dore ya ntare iraje uri papa wabo. Warekeye aho gutaha icyo gicuku. Ugeze aho kunca inyuma kuko bigeze hariya. Mugabo mwiza, niki ntagukoreye? Ese izo nda yazindusha iki? Icyo dukeneye ni umuryango mwiza urimo amahoro n'ibyishimo. Mu by'ukuri ntabwo naje nkurikiye amafaranga kuko naje nkurikiye wowe. Akira amafaranga yawe ntabwo cyo naje nkurikiye. Shero ugire akazi keza.
guhamagaye bakare wari mu biki hari utuntu nari ndimo gukora hariya mu ndajya kuri botike uzane omo ntutinde ubanguke Claude! Claude! karame bose Ngwino hano. Ko nciye kuri botike ngasanga hafunze. Mbona hano nta muntu hari. Madamu n'abana bagiye. yakubwiye Mbwira ahubwo niwe mbajije. yambwiye ko agiye muri vakase izamara icyumweru. Vakase? Okay. Bagendere. Twara zino nkweto zongeye kamabiri. Bashaka kubwira ko Beatrice yagufashe uryamye n'umukobwa. Bahora n'iki wa mugabo we kw'ibyago bibwira abagabo. Yo, urabizi inshuti yanjye, ariko ntabwo nagushyikira amafuti nk'aya ngaya. Ese nyuma y'aho agufashe wakoze iki? Ese icyaha wakoze wabuze ko gihanwa n'amategeko? Erega Karangwa nanjye nyumva. Ntega amatwi. Ngaho se mbwira. Urabona ejo natashye kare pe. Ngira ngo musabe imbabazi kuko ndabizi ko ni mu makosa. Ariko nageze aha nsanga yagiye. Umugore wawe aragukunda. Fata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Ugira ikintu ukora. Kuko bino bintu niwe wabitangije kandi nawe ugomba no kubisoza. None se nkora iki Karangwa? Ngira inama nyine nanjye niyo mpamvu naguhamagaye. Nkora iki? Tera intambwe. Usabe imbabazi umugore wawe. Ndabizi azakubabarira. Kuko aragukunda.
princess. Nasuhuza abana. Yego. Papa Sano, ndagushimiye ko wongeye kungarukira. Nuko ndishimye cyane. Mama Sano, ahubwo ninjye wakabaye ngushimira. Imbabazi ungiriye. Binyeretse ko uri umubyeyi. Kandi gushimiye ku rukundo. Oh, Shari. Shimira Imana yo mu ijuru. Yumvise gutaka kwanjye. Yumva amarira yanjye. Niyo gushimirwa. Naho uzajya uri hose, jya ukagushima Imana. Sheri, impeta ngiye kongera kukwambika n'uko iyo nakwambitse bwa mbere natatiye icyo gihango twagiranye ndetse nirengagije inshingano. Niba kwambika iyi mpeta kuko natatiye inshingano nagize umunsi wambika iya mbere.
ni rero ngiye kukwambika ni isezerano ngiye kugira nawe bundi bushya kandi mbikubwiye bimvuye ku mutima. Ibintu tugiye kunyambika uzi ko wasomye rwa rwandiko mukundwa John, ndakeka umunsi wakubereye mwiza. Mbanje kwiseguraho kubwo nafashe icyemezo cyo kujya mu kiruhuko jye n'abana bacu tutakumenyesheje. Mu by'ukuri kw'Imana sheri simeze neza, sinzi niba ubiha umwanya ubitekerezeho ku byo gihe Beatrice umugore wawe wishakiye urimo kunshishamo. Kubw'abana bacu rero by'umwihariko Sano sinifuza ko abona ibi kuba hagati y'ababyeyi be, ko ari twe twakamuhaye urugero rwiza n'uburere bukwiriye. Sinifuza ko bimugiraho ingaruka ngo bimudindize mu mikurire ye. Ese mugabo wanjye, hari ikintu kibi naba naragukoreye mu buzima bwose tumaranye gituma urimo kunyitura ibi uri kunshishamo? Ibi byose nibyo byatumye mfata umwanya w'iminsi 7 ngo ndebe ko natunganya umwanda w'ibi byose bindi mu mutwe. Sheri, wakabaye umwanya mwiza wo kuri buri umwe muri twe wo kwisuzuma, wo gusubiza amaso inyuma maze tukisuzuma tugafata umwanzuro w'ubuzima bw'abana bacu bw'ejo hazaza. Mukundwa John, nibuka hashize amarira agatemba ku matama yanjye iyo nibutse ukuntu wankundaga ukanyitaho, mbese mu minsi kuva dukoze ubukwe kugeza mbyaye imfura yacu, rwose nashimishwaga n'uburyo watwitwaragaho pe. John, jyewe isezerano nagiranye nawe ubwo twari imbere ya padiri ry'uko mu bibi mu byiza, urwaye uri muzima, ko nzakuguma kugukunda sinateshutse na gato, kandi jye nari nkomeje, kandi sinigeze ndirengaho n'inshuro n'imwe kubera ko ari umugabo wanjye nzi mu isi. Nakifuje ko unyemereye twakongera tugasezerana indi nshuro ya kabiri, kuko wenda byakugarura ku nshingano zo kumenya ko twe n'umuryango wawe tugukeneye cyane kandi ko tugukunda. Ni byinshi nakavuze ku byaranze hashize hacu, ariko reka ndekere kuko biri kunshengura kuguma kubitekereza. John, witeho neza uko bikwiye mu gihe tutari kumwe. Ndabizi wanga kurya ariko ugerageze basi duke. Ntugire ikibazo, imyenda uzambara icyumweru cyose nasize nyiguteguriye. Nabwiye Claude ko uzamuha inkweto uhisemo azigutunganyiriza. Sawa rero, yari uwawe ugukunda Beatrice.